Iyo bavuze umusemburo cyangwa hormone wumva iki? Umusemburo wa kigabo testosterone umaze iki? Ukorerwa he? Wangizwa n'iki? Uwabuze uhagije ni izihe ngaruka bimugiraho? Nakora iki ngo ngubungabunge? Igihe nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official. Jya gusuhuza ndi yantatiriza abahigiye kumpiga banziye nkabaziringa mu nzira izo narose zikabimo impano y'Imana nizera amagambo agambanye barunduka ikiganje. Ukaba uri kumwe nawe mibayingana ugusuhuza naguha ikaze muri iki kiganiro. Ujya wibaza ngo umusemburo cyangwa hormone ni iki? Umusemburo ni ikinyabutabire gikorerwa mu mubiri gikozwe n'ibice bimwe byawo nk'impyiko, hypothalamus, imvubura ya pituitary, ibice by'imyororokere ndetse n'ibindi. Noneho icyo kinyabutabire kikoherezwa mu maraso kugira ngo kigere ku bindi bice by'umubiri kibitegeke gukora inshingano runaka. Mu yandi magambo, umusemburo uyobora imikorere y'umubiri wose. Twavuga nko gukura, gutwita, imitekerereze, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, amarangamutima ndetse n'ibindi. Umusemburo wa kigabo testosterone wo ni iki noneho? Testosterone ni umusemburo w'ingenzi cyane ku bagabo nubwo n'abagore baba bafite muke cyane. Ukorwa ahanini n'udusabo tw'intanga, ukagira uruhare mu kubyara no gukora intangangabo, imikurire y'igitsina gabo, gukura k'ubwoya bwo ku mubiri no mu maso, kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina cyangwa kugira ubushake aribyo byitwa libido, kugira imikaya n'imbaraga z'umubiri, kurangwa n'imyitwarire y'umugabo ndetse n'imitekerereze mizima no kwigirira icyizere. Ntimucikwe, reka turebere hamwe ibintu 30 byangiza umusemburo wa kigabo testosterone. Icya mbere ni ukurya no kunywa isukari nyinshi yo mu nganda. Ikindi ni ukurya ibirimo ibinure by'ubumara twita trans fats nka marigarine ndetse n'ibindi biryo bivuye mu nganda, cyane cyane byashyizwe mu mafirigo. Icya gatatu ni ukutaryama bihagije cyangwa gusinzira nabi nka kumwe umuntu agukangura nijoro. Icya kane ni ukugira stress cyangwa umunaniro ukabije w'ubwonko. Icya gatanu ni ukurya ibiryo bidasanzwe nka soya nyinshi irimo phytoestrogens. Gatandatu, kunywa inzoga nyinshi. Karindwi, kunywa itabi. 8, imyitozo y'umubiri mike cyangwa ubuzima bwicaye cyane guhora hamwe nta kunyeganyega. 9, ubunebwe no kudakora siporo ni bibi cyane kuri testosterone. 10, kurya ibiryo bifite pesticide cyangwa imyanda. 11, kurya ibiryo bidasukuye. 12, gukoresha plastique yo gushyushyamo cyangwa kuriramo ibiryo irimo ibyitwa BPA byica testosterone yawe. 13, gukoresha shampoo, deodorant cyangwa lotion zirimo parabens na phtalates. 14, ni ukunywa amazi atunganyije nabi mbese yanduye. 15, ni ugukoresha telefone cyangwa laptop kenshi ku gitsina, kwa kundi umuntu ayirambika ku bibero, burya ngo ni bibi cyane byica umusemburo wa testosterone. 16, ni ugukora cyane imibonano mpuzabitsina cyangwa kwikinisha birenze urugero, ibyo bikaba ari bibi cyane. 17, indwara zidakira nka diyabete na hypertension byangiza umusemburo wa testosterone. Icya 18, ni ugufata imiti imwe n'imwe nk'iyitwa statins
iya antidepressant ndetse n'iyitwa steroid. Cya 19 ni ugushyira ibintu bikonje cyane ku gice cy'igitsina gabo. 20 ni ugufata ibiryo byongewemo ibinyabutabire cyane cyangwa processed food nk'ibyo mu nganda. Cya 21 ni imihindagurikire y'imisemburo ariyo twita hormonal imbalance. Cya 22 ni ubushobozi buke bw'umwijima mu gutunganya imisemburo y'umubiri. Cya 23 ni ibiro byinshi cyangwa umubyibuho ukabije. Ibi byangiza testosterone ku rwego rwo hejuru. 24 ni ukubura vitamine D ikunze kuva ku mirasire y'izuba cyane cyane nko mu gihe cya mu gitondo. Cya 25 ni ukubura ikinyabutabire cya zinc, cya magnesium ndetse n'icya omega 3. Omega 3 mbibutsa ko ikunze kuba mu binyabuzima byo mu nyanja nk'amafi n'ibindi biribwa no mu ndagara. Cya 26 ni ukuruhuka nabi, byo twita stress mental cyangwa umunaniro ukabije w'ubwonko. Cya 27 ni ukuribwa mu nda, ibyo twita gut flora imbalance. Icya 28 ni ukwambara imyenda ifashe cyane ku gitsina gabo, nk'urugero harimo za kora. Ibi ngo si byiza cyane rwose. Cya 29 ni ukwambara ibintu bya synthetic bitinjiza umwuka, harimo nka niro ndetse n'ibyitwa polyester bifunga umubiri ntukore neza. Naho icya 30 ni ukwirirwa imbere ya za ekara. Aha twavuga nka televiziyo, computer ndetse na telefone, ukabimaraho igihe kirekire, ngo nabyo si byiza pe. Ibi byo rwose ndabivuze nanjye nibuka ko ngomba kubigabanya. Noneho bavandimwe inshuti zacu mukurikiye Byose ni Official, reka turebere hamwe ingaruka z'ibyo byose ku mugabo bitewe n'igabanyuka ry'uyu musemburo wa testosterone. Icya mbere, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragabanyuka cyane cyangwa bukanabura. Icya kabiri, ni ubwiyongere bw'amavuta ku mubiri, ukabyibuha nk'utwite rwose kandi uri umugabo. Icya gatatu, ni ububabare mu misokoro cyangwa mu ngingo. Icya kane, ni ukwiyongera k'umunaniro udasobanutse. Icya gatanu, ni ukwibagirwa no gutakaza ubushobozi bwo kwibuka. Icya gatandatu, ni ukugabanyuka k'ubwoya nk'imisatsi ku mubiri, ugasanga yatangiye gupfuka, cyangwa nka kumwe umuntu aba afite ubwoya nko ku maboko cyangwa ku maguru ukabona bwagabanyutse. Noneho icya karindwi, ni ukugabanyuka kw'imikaya n'imbaraga, ugasanga wari umuntu wigiriye ibizigira rwose wumva uharaze cyane, ariko ukajya wumva imbaraga zigabanuka uko iminsi igenda ishira. Icya munani, ni ikwirakwira ry'ibinure ku nda, usanga igice cy'inda ku mugabo cyatangiye kuba kinini. Icya 9, ni ukutagira icyizere, ukarangwa n'imyitwarire y'ubwoba bigaragara. Icya 10, ni ukugabanuka kw'intanga ngabo cyangwa ibyo twita sperm count, no kuba zitaza neza uko bisanzwe. Icya 11, ni ukwibasirwa n'indwara zifata umutima ndetse n'izindi. Icya 12, ni imihindagurikire y'imyitwarire n'uburakari utasobanura ikibuteye. Icya 13, ni ukutishimira ubuzima ukiyanga, bikaba byavamo no kwiyaka ubuzima ukiyahura. Icya 14, ni ukurwara depression, ugasanga
wahuye n'ihungabana. Icya 15 ni ukunanirwa kwifata mu mibonano mpuzabitsina, genital erectile dysfunction, ugasanga umuntu yabaye umusambanyi ruharwa. Iyo ukoresheje uburyo bwo kwisuzuma kwa muganga nk'ipimwa ry'uyu musemburo wa testosterone mu maraso, ushobora kumenya uko uhagaze, ndetse hari ubwo kongera testosterone bakubwira ngo banza ubikore mu buryo bwa kamere kugira ngo ziriya ngaruka zitazakugeraho. Bakagusaba gukora siporo nk'iyo twita weight lifting cyangwa HIIT, cyangwa ibingibi bijyanye no guterura, abaterura ibyuma cyangwa n'ibindi bintu biremereye nko mu majimu. Bakakubwira ko ugomba kurya indyo yuzuye harimo zinc, omega 3 ndetse na vitamine D. Bakagusaba kwirinda stress no kuryama bihagije. Hano nibura ibyo kuryama bavuga hagati y'amasaha 7 n'8 mu ijoro. Ibyo bikaba ari ingenzi ku buzima muri rusange. Bakagusaba kureka itabi n'inzoga burundu, cyangwa byakwanga ukagabanya ikigero wafatagaho, dore ko muri ibi bihe byanahenze byombi. Bakagusaba kwita ku isuku y'ibyo ukoresha n'ibyo urya, bikaba ari ingenzi cyane kuko n'ubundi isuku burya ngo niyo soko y'ubuzima. Mwakoze gukurikirana Byose Niyo Official, tubifuriza ishya n'ihirwe, tubifuriza kuronka aho mwagiye guhaha. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze baha kuramba, ndetse murambire no kubona ibyiza. Bye bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha.